n'abantu ibihumbi by'abantu bigiye bitandukanye, by'umwihariko abantu bakarara bataryamye, abandi batagoyetse bategereje kumva ijwi rye, kuva ku mwana muto cyane kugeza umusaza usheshe akanguhe. Uwo nta wundi ni umwe mu banyamakurukazi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munyamakuru bamwita Nyirarukundo Savera. Uyu nguyu ngira ngo abenshi muramuzi hano mu Rw'ubukombe. Uyu ni umunyamakuru w'umwuga ukora kuri radiyo Rwanda RBA, aho asoma amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho bizwi mu Cyongereza nka News Anchor. Akaba kandi akora ikiganiro cyitwa Makuruki mu binyamakuru. Ahangaha aho abafatanyije na mugenzi we umunyamakuru Jean Daniel Sindayigaya bakunze kwita Jean EDC. Ijwi rye kandi ryumvikanye mu makinamico agiye atandukanye, by'umwihariko ay'itorero indamutsa za RBA anyura kuri radiyo Rwanda. Arubatse kandi ni umubyeyi. Uyu nguyu atera benshi cyane urujijo, bikabatera kumwibazaho bitewe n'ubuhanga afite kandi idasanzwe, kuko ijwi rye rwose rikundwa n'ingeri nyinshi cyane z'ibihumbi bigiye bitandukanye mu isi nzima. Ese Nyirarukundo Savera wowe umukundira iki? Ese ubundi uramuzi ni muntu ki? Ibyo byose rero reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Gusa ahangaha tuje gukomoza ku makuru mu by'ukuri y'ibihuha yamuvuzweho ku munsi w'ejo ku itariki ya 27 Ukuboza 2025, aho byavugwaga ko Nyirarukundo Savera yamaze kwirukanwa muri studio za RBA. Mu by'ukuri icyo twababwira ni uko ayo makuru ari ibihuha, rwose ntabwo byigeze bibaho. Ayo makuru yanyujijwe ku miyoboro itandukanye ndetse no kuri uyu muyoboro. Icyo twababwira ni uko rwose ayo makuru atariyo, mu ndimi z'amahanga twabyita fake news, kuko ibyo ngibyo ni ibihuha. Ubu ngubu rwose Nyirarukundo Savera akomeje akazi ke nk'ibisanzwe, nta cyahindutse. Uko mwari musanzwe mumuzi niko bimeze, nta gikuba cacitse ndetse nta n'icyahindutse. Ku kazi ke karakomeje, ndetse n'izindi nshingano afite zirakomeje muri RBA nk'umunyamakuru kazi ukomeye kandi wabigize umwuga, uzwi na benshi cyane mu mpande zitandukanye z'isi. Icyo twababwira ni uko rero amakuru yose mwabonye ku munsi w'ejo avuga kuri Nyirarukundo Savera yari amakuru y'ibihuha cyangwa se fake news. Rero ndizera ko mubashije kuba mwasobanukirwa. Abantu benshi cyane bari mwagiye mu rujijo, by'umwihariko abakunzi be mwibaza ibyaba bibaye kuri uyu munyamakuru kazi. Icyo twababwira ni uko rwose ibyo ngibyo nta byigeze bibaho, iyo ni fake news. Ukuri guhari ni uko gahunda zikomeje muri RBA ndetse n'ibindi bikorwa afite bigiye bitandukanye bikaba bikomeje, nta gikuba cyacitse. Ibintu byose biri mu buryo, birakomeje. Gatanu kuri kagenzi kako. Ahangaha ni kuri Gazice TV wari uri, icyo twari kumwe nitwa Gazice. Reka babwire ngo ukomeze kugubwa neza cyane.